nongeye kugushimira wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro byanjye ku mbaraga z'ibimera. Imana iguhire, Imana iguhe umugisha, ikwagure. Njye wumva kuri mikoro nitwa Bea. Turashima Imana, turi bazima, ntacyo twatanze, ni ubuntu kubera ubuntu bwayo. Imana rero igukomereze amaboko. Uyu munsi wa none tugiye kubagezaho ibyatsi umuntu yifashisha cyangwa imboga umuntu yifashisha igihe arwaye igifu kugeza kigiye. Ntago ndabona izina ry'ikinyarwanda ry'izi mboga, ariko nuzireba mu ifoto yanjye rwose urazimenya. Izi mboga ni imboga zije mu Rwanda vuba, ariko nabyita kuko nta myaka 20 zimaze zihingwa mu Rwanda, ariko abantu benshi bazanga kubera isura yazo. Nyamara izi mboga ni umuti, yewe niyo ziteguye neza ni imboga ziryoshye. Abantu bazanga kubera uko zisa, uko ziteye. Bamwe twe tuzita ngo ni imboga z'ibitabitabi, imboga zitabitabi kubera ko zisa n'itabi, ariko izi mboga zifite ibanga please ry'umwihariko. Izi mboga zifite ibanga ry'umwihariko. Izi mboga usibye n'iryo banga ry'umwihariko, ni imboga ziryoshye cyane, imboga zikungahaye kuri vitamini. Umuntu rwose ufite carence ya vitamini ituruka ku mboga nafata izi mboga azikonsome, ni ukuri azirye, yongera azirye aragarura ubuyanja. Hari abantu benshi birukira ku isombe. Isombe ni imboga nziza, ni ikintu cyako burya ndagira ngo mbabwire ngo nta mboga ziruta izi ngizi kuba imboga zifitiye umubiri akamaro kanini. Aho nkurikiye rero, iyo urwaye igifu, izi mboga ni umuti manange, ni umuti ukomeye cyane. Iyo urwaye igifu cyarakunaniye, cyarakurembeje, waravuje byaranze, genda ufate izi mboga, izo ubona muri video yanjye. Imboga uko waziteka uko ariko kose zirakugirira umumaro, ariko zigira umumaro cyane zibijije, cyangwa se wazicishije muri blender ukazanika zikuma, ukajya uziminjagira mu biryo, kuko hari abantu bagira igifu neza kikanga buri kimwe cyose. Ukajya uziminjagira mu byo washoboye kurya. Urazifata rero, iyo njya kubabwira ukuntu uzitegura kugira ngo zikuvure igifu igihe icyo ari cyo cyose igifu cyawe kigutegeka kurya ibintu runaka. Izi mboga urazifata ukazisoroma, wamara kuzisoroma ukazicisha muri blender, wamara kuzicisha muri blender ukazumisha. Ushobora gukoresha microonde cyangwa se ugakoresha ubundi buryo zuma. Zamara kuma, iyo zimaze kuma ushobora kuzibika ari agafu. Ako gafu rero ujya ugafata ukabakoramo agapotaje, cyo ni kimwe. Aka gafu rero ushobora kugafata ukakaminjagira mu biryo uri kurya. Aka gafu rero ushobora kugafata ukagashyira mu gikombe cy'amazi ukakinywa nk'uri kunywa icyayi, amajyane. Ibyo bintu urabikora, ukabikora, uko ugenda ubikora ubifata, ugenda wiyumva. Niba waryaga igitoki bakuyemo akagatima k'imbere kubera igifu, ejo urya ibirayi ukabishobora. Niba utaryaga amavuta, ejo bundi ushobora kuyarya. Niba utaryaga umuceri, ejo bundi bwo ushobora kuwurya umuceri, kandi ntugire icyo gutwara. Gutyo kugeza uhekenye n'impungure kandi zigira ikintu zigutwara.
Kudatunga rero izi mboga mu rugo ni ukunyagwa zigahera, by'umwihariko ku bantu, ku miryango iba ifite abana b'incuke, ntimukabure rwose kubahereza kuri izi mboga. Izi mboga ni ingirakamaro, umwana wazifashe aba ari umwana ufite ubuzima buzima, ubuzima buzira umuze kabisa. Izi mboga ni ingenzi kandi kuzihinga ntabwo bigoye, aho warutera aho ariho hose rurakwitabira rukera. Izi mboga rero ibanga ryazo ubundi ni ukuzigereka ukazirya nyine bubabi, ukazirya ari ibyatsi nyine, ukazirya niba uzi ibiyiko 3 kuri buri ropa biba bihagije. Ubundi ikintu bita urwagashya, ikintu bita igifu, umva bikora neza sana. Urwagashya niba ariyo pankerasi nimbaze, ariko icyo mvuze ni pankerasi na stomach. Ngayo nguko rero, kandi subscribe, kandi ngenzi ngiye mbabwira ngo mujye muwandika utu tuntu mba nababwiye, kuko YouTube izageraho itsibe ibintu byose bivuga ku buzima, ibintu byose bivuga ku ijambo ry'Imana. YouTube izageraho ibitsibe burundu kabisa, kuko twamaze kumenya yuko YouTube ari platform ifite ahantu itoroka. Namwe ntimuri abana mubyumve gutyo. Mujye mwandika rero, mujye mwandika utuntu tw'ubwenge cyane nk'ibintu by'imiti. Ngayo nguko, uba ushaka ngo mushakire uwuhe muti, nyandikira muri komantere. Imana iguhe umugisha.